Imana inereka kino giti. Imana imaze kunyereka kino giti. Sukucangana gico nabonaga. Nuko icyo ari cyo Imana yampaye ngo nifashishe. Imana imaze kukinyereka. Imana irambwira ngo none numara kukitegereza utangira ugikokore. Igiti ndagikokora numvira ijwi ry'Imana. Ndagikokora. Imana irangije irambwira ngo ya mashami yarari kuri cya giti ari hehe. Mbwira Imana ati wambwiye ngo nyakokore nayakokoye. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo tangaza ubabwire ngo abantu narabaremye mbagukomera sinabatererana mbahereza amaboko. Bamwe batari bafite na gatoya bahagararaho ndangije mbahereza guhagararaho. Abari barabuze urubyaro mbahereza utumye intumwa ziri mu bice bibiri. Igice cya mbere nikije gushyira abantu ikimenyetso. Icya kabiri nikije gukubita inkozi zibibabanze kumva kandi birasohora vuba. Ari izi ndwara baransuzuguye, abo nahaye urubyaro baransuzuguye, abo nahaye akazi baransuzuguye, abo narize impanuka baransuzuguye, abo nakoreye buri kimwe cyose ndabitangira nkora ibishoboka byose baransuzuguye. Zawe mama, ibizira zawe papa, ibizira zawe mushiki wanje, ibizira zawe wa mushumba we, ibizira zawe munyamasengesho, ibizira zawe azabigereka ku mutwe wawe nizo bizakurimbura. Ibizira zawe nizo bigiye kukwicisha. Kubita mwabasaza, je kuri bata mwabasaza, basaza Imana igiye kuri bata ngo mwaramenye, ngo mwarize, ngo mwize teologiya, ngo mwaramenye, mwamize Bibiliya, muzi mwitangiriro, mukamenya no muzayishuwe. Izo mwibwira ko mwamenye bibateza gusuzugura Imana ije gukubita kandi nta kubabarira. Kireka uriho mbona naco kirumye, kirumagaye. Mukuma kwaco mbona gitangiye gusatagurika. Kimaze gusatagurika ngiye kubona mbona kitangiye guhindura ibara. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ubonye iki. Mbwira Imana ati mwami cya giti dore kirumye kandi dore gitangiye gusatagurika. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo uko niko bivuga ngo ubwo ngizo n'imbaraga z'uburakari bw'Uwiteka. Rivuga ubugira karindwi ati izo n'imbaraga n'uburakari bw'Uwiteka Imana. Imana ije guhana inkozi z'ibibi, Imana ije kuribata inkozi z'ibibi. Imana irambwira ngo genda ubitangaze, tibeshi bazakurwanya. Niko numvishe iryoshwe atari ko genda ubivuge, uwo gukiza nzamukiza. Reka ngusuze kandi nkufurize amahoro y'Imana, nkufurize umugisha w'Imana udukunda kandi gukira ibintu byose bica ku Musaraba TV. Ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abawe bose. Hafi ndakuye mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo rero, amajyaruguru, amajyepfo, burasirazuba n'uburengera bwaryo. Mwese mudukunda, aba diaspora mwese abari ku migabane itandukanye y'isi, mukurikira ibiganiro byose tunyuzaho. Reka twizere ko mwese muri amahoro, ariko kandi tubahe n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wowe utameze neza, ibintu bitagenda nk'uko ubyifuza, reka nkubwire ngo ongera ugire Imana icyizere, ibintu bizemera. Icya mbere ni ukwizera Imana kandi nusubiza amaso inyuma ukuri uyu munsi asanga biruta ejo hashize igera gutera kongera kugirira Imana icyizere. Ndi kumwe na Prophète Daniel, niyo tugiye kugana muri kano kanya. Prophète turagusoje. Murakoze cyane. Imana ishimwe cyane. Kubisete nago Prophète. Ba Prophète babaye benshi. Nago ushaka bamwe muri ushaka ujya unyita intumwa. Apotre intumwa,
kuko nza hano natumwe ndi mu butumwa rero byose bihuriye hamwe niba bakunda kwita mutumishi mutumishi iryo zina ryitwa mutumishi narihawe ndakana gatoya rero meze neza cyane ariko na profete nta kibazo uko ubyumva uko ushaka ntago nabuze umuntu kunyita uko ashaka Imana ishimwe meze neza rero ndashima Imana murabona ko mzukanye akanyamuneza kuko Kristo ari mu ruhande rwanjye amen ndabona nawe umeze neza nanjye ndagubye rimwe ariko tuzakora n'ikiganiro biri hafi ko dayimoni azaje biri hafi ndi gusenga ngo zana amavutazi imbaraga zimanuke nshya mu izina rya Yesu amina meze neza ariko bo tumeze neza turashima Imana idutije kubaho kuba tukiriho n'imbaraga z'Imana kuba tugenda neema ya Mungu kuba tugihumeka n'imbaraga hari guhamagarwa ngo umuntu aratambutse arapfuye watekereza ukavuga ngo hari kintu gitumye nge ndatambuka hari izo nkirindirijwe n'Imana hano kandi nije ugomba kubikora nkoreshejwe n'Imana nta wundi uyu aratambutse ize birarangiye ariko nje ndacafite urugamba ngomba gukomeza kurwana narwo reka tugusabe umanze usuhuze n'aduteze amatwi ari benshi bagukumbira bari bakubuze ongera basuhuze murakoze cyane ndabaramukije kandi ndabakunda reka mpere hano mu Rwanda abari mu Rwanda sinarondora amazina yanyu hari ababyeyi banje mu buryo bw'umwuka hari inshuti ndetse n'abavandimwe reka ngusuhuze nawe inshuti yacu yanje tukunda gusenga cyane Vestina ndetse ukunda umurimo w'Imana warahezagiwe Imana iguhumugisha nawe Damaseni werereye hano Nyarugenge abo bose mvugisha nsuhuza bayire Nyarugenge nibo nza amazina abandi nta mazina nzi ariko sina ngombwa kuvuga amazina yanyu ndabazi namwe muranzi kandi cya kabiri nawapenda sana ndabakunda cyane icyampa nzasenga ngo tuzajane mu ijuru ndabakunda cyane aho muherereye hose abari Kongo reka njere na Kongo abavandimwe bari Kongo ndetse na famiye n'inshuti muri rusange ababyeyi Imana ibaheze umugisha kandi Imana ikomeze kubazigama ibarinde muri zose abari Burayi abari muri Afurika impande zitandukanye abari muri Amerika ba pastoro bamutumishi nkanje bakora umurimo w'Imana ababyeyi mwese ndazi ko sinabarondora amazina yanyu ngo nyamenye ariko ikifuzo mfite reka mbivuge ngitangira uje wandika message ushireho amazina yawe ushireho n'ikifuzo cyawe cyaba kimwe zaba bibiri ahandi witurize ndi runaka kino na kino umfashe gusenga ugende witurize n'igisoro uzaje gusenga gushima Imana ku kanisa si ngombwa ngo umpamagare andika amazina yawe ndumva ndi mu mwuko wo gusengera abantu hari abantu barusha amen si ngombwa ngo ubwire ko naje kugusengera we andika amajina yako ku karatasi wala utume message unitumie ukimaliza kunitumia uteko itaji ambao unayo numara gushiraho ikifuzo cyawe utuze ugenda uryamusinzira Daniel akazi nahamagariwe n'ukugusengera Imana ibaho umugisha ndabakunda cyane kandi ubwo muri amahoro mugikomeje kumva ubutumwa mugikomeje kuguma mu mwami mutanyeganyega Imana nayo irabakunda watumishi wa Mungu ndabaramukije abashumba ndabaramukije bagenzi banjye dufatikanije uno murimo wo gukorera Imana Imana ibambika imbaraga kandi muhezagirwe mu izina rya Yesu amen reka tugusabe noneho ukomeze usenga Imana tugeze n'ubutumwa Imana yashyize ku mutima wawe ni kariho ugazabahamagara amazina yabo bose mu gitabo c'ubugingo uziko nzumva izina ryanje nkitaba Mana mu izina rya Yesu urakiranuka uri umunyembaraga urera muri zose mwana ushobora byose kuboko kwiza koye kwadukozeho turaramuka niyo mpamvu twabonetse hano ngwino ubane natwe mwakino gitaramo ngwino ukoriza ubutwari
icyo wagambiriye gukora gikoreke ntaba ari Daniyeli, ntihagire n'umuntu ubona Daniyeli, babone wowe. Bambonye ntago bakumva, babone wowe Kristo uri muri ngeri. Ntibumveje Daniyeli ntacyo mfite, ahubwo bumve wowe ufite icyo ufite wabakirisha. Ureke ukize imitima yabeshi, abarwayi ubakize, ababuze uko bagenza ubagirire neza, abari muri bizinesi mu kazi gatandukanye ubagirire neza, babone ukuboko kwawe kw'ibambe ubaheze umugisha. Urakoze kugiye kubana natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Dushimye Imana rero itwemereye kugera hano, sinyamfa kuza hano gusa, iyo nahawe n'Imana ndaza kugira ngo mbazanire. Rero biba ari byiza ko usikiliza message hizi, biba ari byiza kukurikira buno butumwa kandi ndetse ukabushayaringa nawe. Kunda kuvuga kino kintu kubera ko niko narezwe, niko nizwe. Ubutumwa bw'Imana impamvu tubuhabwa ni ukugira ngo tububazanire. Namwe nimba bumaze kubakiza murakwiye kubuhereza n'abandi. Ugashyira kuri stati yawe, ukohereza bene wanyu ndetse n'inshuti zawe, bukabageraho burya nawe ubu mfashije gutambutsa ari novuga butumwa. Rero ndabiseguye kugira ngo muje mukora kino kintu muzahabwa umugisha. Mbere yuko uje gushyiraho amafoto yawe na bene wanyu n'ibindi, ujye upostinga na buno butumwa bw'Imana bugere kure. Utumva Ikinyarwanda ariko yabubonye kuri stati yawe, umusobanuriye, umubwira amakuru yabwo, umenye ngo na uzaba uri gutambutsa buno butumwa. Niyo mpamvu izahishuwe niko ijambo rivuga ngo ibishuwe ni izacu, ibishwe ntabwo ari izacu, ariko izamaze guhishurwa ni izacu. Uwo murimo rero uwukora Imana izaguha umugisha. Imana izaguha umugisha. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana ry'ubutumwa twazanye. Turasoma mu muhanuzi nganje witwa Ezekiyeli. Rero buno butumwa nabuhawe n'Imana, maze kubuhabwa n'Imana ndabusengera, maze kubusengera Imana irambwira ngo ningende mbutambutse. Rero buri mu mucyo kandi burakijijwe. Ubutegere kandi numara kubutegera amatwi usaba Imana iguhe mwuka wera kugira ngo abane nawe ndetse ube mu mwanya Imana ishaka kuba mu mugengike. Turasoma muri Ezekiyeli. Nukuri ndagukunda cyane ukuza unsomera. Hari kanisa nja kubwiriza mu butumwa, hari umucuranzi waho. Ubwo iyo ninjiyemo nta wundi ujya ukora kuri gitari, niwe ukora ku mirya yaho. Kubera naje atuma ninjiramo neza. Rero naye gusoma kwawe Imana iguha umugisha. Buno butumwa ndabuhabwa nawe ukaza kugira ngo tubutambutsanye. Amen. Nukuri zagufasha gusenga kugira ngo uzuza noneho nawe ube nka wiyereka abakunzi bacu bose kugira ngo bakubone hakika ya Mungu. Yesu ahimbazwe cyane. Imana rero ibaha umugisha. Ndagira ngo dusome muri Ezekiyeli igice cyawo cya 9 ku murongo waho wa mbere. Urasoma uraza kugera ku murongo waho wa 9. Uraza no kuza gusoma mu Zahishuwe igice cyawo cya 7 ku murongo waho wa mbere, uraza kugeza ku murongo waho wa 4. Ezekiyeli ibice 9 ku murongo waho wa mbere. Utasoma ufike ku wa 11 ku wa 11. Abantu b'Imana bashirwa ikimenyetso. Abantu b'Imana bashirwa ikimenyetso. Abantu binaha ndetse nabiriye. Doke na abantu b'Imana ntagari inyamaswa Imana yantumiyeho. No zarangura mu matwi yanjye n'ijwi rirenga ati. Ezekiyeli nabii wa Bwana arangurira mu matwi yanjye. Imana irangururira mu matwi n'ijwi rirenga. Abahaye gutwara umurwa ni mubigize hafi. Abahaye gutwara umurwa bamenye Kristo, ab'Imana yatoranije, ab'Imana yahamagaye ni mwigire hino dusikilize maneno haya. Umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Umuntu wese ngo afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo. Mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo.
ryo haruguru ryerekeye ikasikasi haruguru ryerekeye ikasikasi donke ku ruhande iriya iriya haturuka abantu batandatu umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe kandi muri abo batandatu buri wese yari afite intwaro yicana niryo yari atwaye muri abo batandatu bari bavuye kasikasi bari bafite intwaro yicana kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare ariko nanone muri abo batandatu haza kuboneka no n'undi umwe wari wambaye imyambaro y'ibitare muri abo batandatu ahinduka uwa karindwi afite ihembe ririmo wino kwitako ariko we yari afite ihembe ririmo wino kwitako maze barinjira bahagarara iruhande rw'ibicaniro by'umuringa bamaze binjira muri wa murwa bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa musikirize imana ibe kumva aya magambo nibwo buryo ndi butambutse mu buno butumwa imana yamaye nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isiraheli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze basanga ubwiza bw'Imana bwamaze gutakara hari Imana yaje kugenzura isi yose ireba abamuvugaga kera none yahageze isanga bamwe barayitakaje Imana yatumye intumwa kugira ngo zicekinge Imana ituma abatasi bayo mu isi kugira ngo bacekinge ibonye bamaze kuhagera nayo ubwayo iriyuzira ihageze isanga bamwe baragiye bayimura ugeze mu muryango w'inzu bakimika umwijima aho kwimika umucyo n'ubwiza bwayo ugeze mu muryango w'inzu maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare afite ihembe ririmo wino kwitako uwo wari ufite ihembe ririmo wino kwitako rye Uwiteka aramubwira ati Uwiteka aravuga ngo genda unyure mu murwa nyura mu murwa nyura buri muri murwa wose zenguruka imirwa yose ituwe n'isi Pita nyura ahantu hose mu mirwa yose hagati muri Yerusalemu mu bizera bose mu bamenye Kristo mu bamuvuga bamwemeye bamuzi bamumenye babizi neza ko ariho abari bo bose Pita pale i Yerusalemu hanyure mu murwa uhanyure maze ushyira ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibiziba ushyira ikimenyetso ku ruhanga rw'abantu banihira ibizira byakorerwa byose bikahatakisha aho buretse fungira aho ngaho turi gusomaho marayika w'Imana cyangwa se Imana irategeka ngo mwabagabo mwe timuje mu bindi nimubaze mushire ikimenyetso kubera ko izo ngiye gukorera uno murwa biratangaje cyane agatendo ngiye gukorera Yerusalemu karatangaje cyane ariko ntimubikora izo nimubaze mushire ikimenyetso ku ruhanga rw'abantu bemeye guca bugufi bemeye kureka ibizira zabo bakagira agahinda n'intimba z'ibyaha bakihana bakaniha kubw'ibizira zakozwe zakorewe mu murwa w'i Yerusalemu ntimugira igikorwa mutarabanza gushyira ikimenyetso ku ruhanga rwabo ntiyagira igikorwa mutarabanza gushyira ikimenyetso ku ruhanga rwabo ntimuwahungabanye hataraboneka bajyaho ikimenyetso uko niko Imana iri kugenda ishyira ikimenyetso ku bantu bemeye guca bugufi mbisubiremo Imana iri kugenda ishyira ikimenyetso cyayo ku bantu bemeye guca bugufi abamarayika bashinzwe gushyira ikimenyetso ku mpanga zanyu ku buzima bwanyu bamaze kumanuka muri iyi si urasabwa kutarangara nurangara urahura n'ibibazo angalieni mupendwa angalieni ndagira ngo ucunge neza batagutambuka kandi igihe cyari kigihari timukora ikosa mwe muretse timurimbura n'abakiranutsi n'abanyazano mutuze mubanze mushire ikimenyetso ku bantu bemeye guca bugufi banihira ibizira bikorerwa muri uriya murwa hari abantu Imana iri gushira ikimenyetso niko Imana yantumye endelesha kusoma pale ujumbe hile babandi ababwira numva ati nimugende munyure mu murwa indani mumukurikiye maze mukubite amaso yanyu ye kubabarira mukubite Imana ije mbere yo gushyira ikimenyetso Imana nimara gushyira ikimenyetso kuri aba bantu
hari itegeko rigiye gutangwa ryamaze kuva muri bije rigiye gutangwa ryitwa gukubita ritababarira. Mbere na mbere hari abantu bagiye gutangira ndetse zaranatangiye batangiye gushyirwaho ikimenyetso, ariko natumwe kugira ngo ube maso, kugira ngo ushiraho ikimenyetso atagutambukaho. Nawe wanangiye umutima wawe, hari itegeko ryitwa gukubita rije gukubita abantu banze kwemera. kandi mwe kugira ibambe. Nta mbabazi zizaboneka, nta marira azaboneka, nta kuvuga ngo ye baba, no, nugukubita ndakugira ibambe, nugukubita ndakugira ibambe. Batitaye ku Cyongereza, batitaye kuri France, batitaye ku Kigarati, batitaye ku bwenge bw'abantu. No, mukubite mudafite impuhwe, mukubite mutareba kuzimbuwe n'ibambe. Namwe avuga ngo Imana ni inyembabazi, ngo ni inyembaraga. Imana ibabarira uwemeye gukingura umutima wiwe, ariko uwemera agakingura umutima hari ikimenyetso ari mu kugenda ashirwaho. Ariko ukomeza kunangira umutima, hari itegeko ryitwa gukubita rishoreranye n'iryitwa gushyiraho ikimenyetso. Hari itegeko ryitwa gukubita ryegeranye n'irindi ryitwa gushyiraho ikimenyetso. Hari gutangira ikimenyetso, nyuma y'icyo kimenyetso kiri gushyirwa ku bantu hari inkoni y'Uwiteka ije gukubita itababarira. Mutsembe w'umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato, umusaza, umukecuru, inkumi, ukuze, umutoya, mutsembeho kubera ko banze guca bugufi. Ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso, ariko ufite, umva agaciro k'ikimenyetso, umva agaciro k'ikimenyetso. Mu gihe abandi bagiye gukubitwa ntuzakubitwa, mu gihe abandi bagiye kubura ikerekezo uragifite, mu gihe abandi intanzira inzira urayifite. Ikimenyetso mama, gira umwete ureke ibizira zawe, gira umwete ureke izaha zawe, rekura izaha zawe. Nimba ukeneye kurengerwa n'Imana, nimba utinya inkoni y'Uwiteka, nimba udashaka inkoni y'Uwiteka, rekana n'ibizira zawe maze nawe ushigwe ikimenyetso. Ariko nibitabizo ngo ukubite abasaza, ukubite abakecuru, ukubite inkumi, ukubite abakiri batoya, ukubite abize, ukubite abafite akazi, abatagafite ubakubite. Kereka uri ikimenyetso wenyine tumukoreho. Ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera, muhere mu buturo bwanjye bwera, mugere muri babandi bitwa ngo barizera, babandi mu kanisa, babandi ngo nabahanuzi, babandi ngo nabashumba. Ariko ukubita mwabasaza, je kuri bata mwabasaza, basaza Imana igiye kuri bata, ngo mwaramenye, ngo mwarize, ngo mwize teologiya, ngo mwaramenye, mwamize Bibiliya, muzi mwitangiriro, mukamenya no muzayishuwe. Izo mwibwira ko mwamenye bibateza gusuzugura Imana ije gukubita kandi nta kubabarira. Kireka uriho ikimenyetso. Ninde uri ikimenyetso? Ni wa wundi wemeye guca bugufi. Nugomba guhabwa ico kimenyetso. Aho nuko kandi arababwira ati, akawambia nimuhumanye inzu kandi ingombe zayo muzuzuzemo intumbi. Yego, somaho, simba vugaho, komeza. Ngaho nimugende kuko baragenda bica abo kumurwa, baragenda bica abo kumurwa, kube abanze kwitondera amategeko y'Imana. Bamare baragenda barabica kubera itegeko ryamaze gutangwa. Ariko uwamenya ubwenge akamenya aya marenga n'aya makuru yahunga agahungira kuwiteka. Uko bakibica aho nari nsigaye nikubita hasi nubamye haruname. Ayimwami Uwiteka, uzarimbuza Abisiraheli, mbese uzarimbuza abasigaye ba Isiraheli uburakari bwawe kubera agahinda, kubera ukuntu bikomeye. Arangije yikubita hasi. Yewe we, izimana igiye gukora biteye agahinda, biteye akababaro, biteye agahinda, kuba ari ikimenyetso biteye agahinda. We ngo arangije yikubita hasi aravuga uti, Uwiteka we, uzabarimbuza uburakari bumeze gutya. Maze arambwira ati, akamwambia maneno haya, ibibi by'inzu ya Isiraheli n'iya Yuda, ibibi by'inzu ya Isiraheli ndetse no kwa Yuda no kwa Isiraheli, ibibi zanyu. Yego.
birakabije kandi igihugu cyuzuyemo n'amaraso. zakabije zamaze gukasa izaha zanyu, ubugome bwanyu, ishyari ryanyu, ubujura bwanyu, ubusambanyi bwanyu, ubwicanyi bwo mu mitima bwanyu, izaha zanyu zakabije ntampuwe muzagirirwa, izaha zanyu zakabije. N'umurwa wuzuyemo umurwa, n'umurwa wuzuyemo imanza zigoretse. n'umurwa wuzuyemo imanza zigoretse. nta kuri kugihari, ukuri kwamaze gutakara, abantu bari gukoresha ibinyoma nk'abantu bamaze kubirepeta, nta kuri kuri mu mitima yabo, imanza zitabera, ukuri kwaratakaye, umuntu akaja gushinja undi muntu ibyo atazi, imanza zitabera. Mwaragoretse ni Uwiteka yantumye, ariko amekucha kupiga aje gukubita. Kuko bavuga bati Uwiteka yataye igihugu kandi Uwiteka ntacyo areba. Uwiteka yaragitaye ngo ntacyo areba, ngo izo dukora ntago abireba, ariko iyo akubonye iri mu ijuru yavuze ngo ije gukubita. Nanjye ijisho ryanjye ntirizabareba neza. Ijisho ry'Uwiteka umenye ngo nukomeza kunangira umutima wawe, rico rya Bwana, ijisho ry'Uwiteka ntabwo rizongera kukureba neza. Nutareka izo ngeso zawe, nutareka ubwo bupfumu bwawe, nutareka ubwo busambanyi bwawe, nutareka ubwo bujura bwawe, rico rya Bwana alitaguangalia vizuri, ntabwo ijisho ry'Imana rizakureba neza. Kandi sinzabagirira ibambe, kandi nta bambe, nta mbabazi, nta gutaka ngo usabe imbabazi kuzaboneka. Rico rya Bwana alitaguangalia vizuri, ariko ugize amakenga wahunga mwene data. Ahubwo ibicumuro byabo nzabigereka ku mitwe yabo. Ibicumuro mwakoze, aha hano hanteye yo iri jambo, ubu butumwa nabuhawe ndyamye sinasinziriye, naraye ndi kubureba ngira agahinda kenshi mu mutima, yo ngira agahinda ndataka cyane. Ariko iza mwakoze, ubusambanyi wakoze, ibizira byawe bikomeye binuka, wanze kurekura, n'ubu gikora, n'ubu kijamo, ariko yantumye ngo ico gihe azabigereka ku mutwe wawe, niko Imana yambwiye. Nuko mbona wa muntu wambaye imyambaro azabigereka ku mutwe wawe, azabigereka ku mutwe wawe. Reka nkoreshaga agakapu k'umukara n'umwijima, n'izaha n'umwijima. Ibizira zawe mama, ibizira zawe papa, ibizira zawe mushiki wanje, ibizira zawe wa mushumba we, ibizira zawe munyamasengesho, ibizira zawe azabigereka ku mutwe wawe, nivyo bizakurimbura. Ibizira zawe nivyo bigiye kukwicisha, ibizira zawe nivyo uzize, ariko ugize amakenga nshuti yanje wagaruka ugahunga, maze nawe ugashirwaho ikimenyetso. Nuko mbona wa muntu wambaye imyambaro y'ibitare, ule muntu alikuwa anavala nguo hizi, afite ihembe ririmo wino ku itako rye, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Agari ubutumwa ati, akarudi na ile ujumbe hii, nagenje uko wantegetse. Mimi nimefanya nagenje uko wantegetse. Reka ne kuvuga Igiswahili kugira ngo abantu babashe bataza kuja mu rujijo, ariko mbangira ngo n'abantu bumva Igiswahili bagende bagira utwo bakuramo. Aravuga ngo nagenje uko wantegetse. Abatumwe n'Imana ntago bazagira imbabazi, kubera ko Imana yarababwiye ngo mugende muzane raporo, muzanire raporo yizo nagize gute n'abatumwe. Imana itumye intumwa ziri mu bice bibiri. Igice cya mbere nikije gushyira abantu ikimenyetso, icya kabiri nikije gukubita inkozi z'ibibi babanze kumva, kandi birasohora vuba. Ja mu Byahishuwe igice cyaho cya karindwi umurongo wa mbere. Ja gukubita Abisirayeli bakiranutse bazarokoka, abakiranutse, abemeye bagakiranuka, bakumva ubutumwa bw'Imana bagahindukira, bagaca bugufi bakarekana n'ibizira zabo, bazarokoka, bazarengerwa, bazakizwa n'Imana. Imana izabagirira neza. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane, hanyuma y'ivyo zose mbona abamarayika bandi bane bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga ine yo mu isi, bafata imiyaga yose ine yo mu isi,
kugira ngo batagira umuyaga uhuha, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. cyangwa ku giti cyose. Umuyaga ni mubi, umuyaga we Imana ikurinda umuyaga. Umuyaga ni mubi, ariko ngo arategeka ngo umuyaga ugiye kubaho, kandi dore umuyaga ugiye kuba mwinshi, dore umuyaga ubayeho mwinshi cyane urengeje urugero, ariko arategeka ngo ndategetse ntiyagira umuyaga uhuha mu biti ugera mu isi cyangwa mu nyanja. Umuyaga ndawuhagaritse. Kubera iki? mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba. Marayika haza baba marayika bane bashireho itegeko, barababwira ngo ntimukoreho, ntiyagira umuyaga uwa, izo umuyaga bibe bihagaze, ibikomeye nibihagarare, ibikakaye nibihagarare. Ngo haza undi marayika afite ikimenyetso cy'Imana, afite ikimenyetso k'Imana ihoraho, arangura ijwi rirenga, akasema na sauti juu, abwira abamarayika bane, abwira aba marayika bane bahawe kubabaza isi, bahawe kubabaza isi n'inyanja. Hari abamarayika bahawe ubwo butware nk'uko twatangiye tuvuga, hari abamarayika bahawe ubwo butware nk'uko twatangiye tuvuga ino mesaje. Baba marayika bane bahawe kubabaza isi. Ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti, tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso. Ntimubabaze isi, ntimubabaze igiti cyose kiri mu isi, ntimutera ubwoba ikintu cyose gituye isi, ntimugire ikintu cyose mutera ubwoba, ntimugire icyo mubabaza, mube muretse kukibabaza. Tubaze dushyire ikimenyetso ku mbata z'Imana yacu ihoraho. Hari abantu bagiye gushyirwaho ikimenyetso, hari abantu Imana igiye gushyiraho ikimenyetso, hari abantu bari gushyirwaho ikimenyetso. Abo ni bande? Ni imbata z'Imana baciye mu mibabaro zizamukirayo, mwamudufashe natwe ngo ducaho baciye, none izo ntwari za Yesu zageze mu ijuru, dore zigose intebeye ziramusingiza, zaciye mu mibabaro zizamukirayo, mwamudufashe natwe ngo ducaho baciye. Imbata z'Imana ni bande? Ni babandi bemeye kureka, barekura ubusambanyi, barekura ubusinzi, barekura ibyaha bitandukanye, bareka kuroga, bareka urwangano, bareka ibitandukanye bibi, bareka kwishushanya, bareka kwiyoberanya, bareka kiriya na kiriya, barangije baca bugufi barihana. Izo ni imbata. Nazo mu gihe ngiki zigiye gushyirwaho ikimenyetso, mu gihe gisa n'iki zigiye kujyaho ikimenyetso, mu gihe ngiki hari ikimenyetso ziri kugenda zishyirwaho, ariko kubera ko ziri kugenda zigishyiraho haracyari amahirwe. Uracyafite kurokoka, uracyafite gutabarwa. Rekura ibizira zawe, rekura ingeso zawe, rekura. Ariko nutarekura ugiye gukubitwa kandi ntabwo uzababarirwa. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 1,000 n'inzovu enye n'ibihumbi 4. Umubare ugiye gutangazwa, umubare ugiye gutangazwa abantu bashyizeho ikimenyetso. Igihe cyo gutangazwa cy'umubare cy'abantu bashyizweho ikimenyetso batazakubitwa kwa kino giti ugiye gutangazwa, ariko uracyafite amahirwe nawe. Nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu miryango, nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu miryango yose ya Isiraheli. Yego. Abo mu muryango wa Yuda bashyizweho ikimenyetso. Mu muryango wa Yuda bashyizweho ikimenyetso. N'inzovu ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Rubeni. Mu muryango wa Rubeni. N'inzovu ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Gadi. Mu muryango wa Gadi. N'inzovu ibihumbi 2. Bekeraho ngaho. Amen. Turizaho. Reka nsoreze hano. Nubundi muri Ezekiyeli 13 ku murongo wawo wa 10. Ezekiyeli 13. Ku murongo waho wa 10.
13 umurongo wa 10 ahandi ntambutse ubutumwa. Nukuri bashutse ubwoko bwanjye. Aba ni bande bashutse ubwoko bw'Imana? Banuzi mwashutse ubwoko bw'Imana, bashumba mwashutse ubwoko bw'Imana, bavuga butumwa ba evangeliste mwashutse ubwoko bw'Imana, mwashutse abizera benshi, mwayobeje abizera benshi. Babayoza gute? bavuga ngo ni amahoro. Baravuze barababwiye ngo ni amahoro, bababwira amahoro, bababwira ibivuye ku mitima yabo, bababwira ibyo bikuriye mu mitima n'imitekerezo yabo, ariko ibivuye ku mutima w'Imana ntibabibabwira. Barabashuka, barabashutse, barababeshya, barababwira ngo ni ukuri ni amahoro kandi ari ntayo. Kandi iyo hagize uwubaka inkike, bayihomesha ishwagara. Inkike ihomesheje ishwagara idakomeye, ntabwo ikorekera aho ngaho. Bababwirije ubutumwa barababeshya, bababwira ibivuye ku mitima yabo, ariko ibivuye ku mutima w'Imana ntibabibabwira. Barababwira ngo ni amahoro, ni amahoro, kandi nta mahoro agize gute ahari. Ubutumwa bw'Imana buvuye ku mutima w'Imana ntimwabwumva, mwumva ibijyanye n'amarangamutima yanyu, ariko Imana ije kubakubitana ndetse n'abo bahanuzi, n'abo bavuga butumwa, abo bashumba, abo bigisha b'ibinyoma. Imana ije kubakubitana namwe, ariko uwamenya amarenga yamenya guhunga, agahungira kuri Kristo. Birangiye Imana irambwira ngo nzafate kino giti, nashatse sambo yaco, werekeze kamera. Imana inereka kino giti, Imana imaze kunyereka kino giti, si ukucangana gico nabonaga. Imana irambwira ngo none numara kukitegereza utangira ugikokore. Igiti ndagikokora, numvira ijwi ry'Imana. Ndagikokora, umva Mana ati cyo giti gikokore maze nkubwire. Ubu cyamaze gukokoka aho ntaco, kuko ni message ndi gutambutsa. Natura dusigayo mubona ntabwo twari twasigayeho dutoye. Imana irangije irambwira ngo ya mashami yarari kuri ca giti ari hehe. Mbwira Imana ati wambwiye ngo nyakokore nayakokoye. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo tangaza ubabwire ngo abantu narabaremye mbagukomera, sinabatererana mbahereza amaboko. Bamwe batari bafite na gatoya bahagararaho, ndangije mbahereza guhagararaho. Abari barabuze urubyaro mbahereza urubyaro, abari barabuze akazi mbahereza akazi. Abantu bose nabahaye, nta muntu n'umwe ntahaye amaboko mu gihe yarababaye. Imana irambwira ati maze kubaha amaboko, barangije banyitura kunsuzugura. Abo nahaye izo kurya baransuzuguye, abo narize indwara baransuzuguye, abo nahaye uruzaro baransuzuguye, abo nahaye akazi baransuzuguye, abo narize impanuka baransuzuguye, abo nakoreye buri kimwe cyose ndabitangira nkora ibishoboka byose baransuzuguye. Imana irambwira ngo ugende ubabwire ngo uko babonye ico giti gikokotse niko bamwe bari biringiye ibitandukanye, biratiraga muzo nabaye ntibanyubahe, ubabwire ngo uko niko bigiye gukokoka, nguko niko bigiye gukokoka. Ati kandi urangurura ubabwire ngo ntaco bazireguza, kubera ko nabaye amahirwe yo kunyegera, mbahereza ibituma banyegera,
ariko barangije barasuzuguza ati uko niko amaboko yabo nyakuyeho, zatumaga bakomera dore mbikuyeho. Ndangije Imana irambwira ngo itegereze neza ico giti. Ngiye kubona hari yaciyemo navuga ngo ni nk'isegonda niko nabibara. Ngiye kubona mbona ca giti casigaye gutya gihagaze conyine. Ngiye kubona mbona naco kirumye kirumagaye. Mukuma kwaco mbona gitangiye gusatagurika. Kimaze gusatagurika ngiye kubona mbona kitangiye guhindura ibara. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ubonye iki? Mbwira Imana ati mwami ca giti dore kirumye kandi dore gitangiye gusatagurika. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo uko niko beshi bagiye kubabazwa, ndetse kandi bagiye kubabazwa mu buryo bukomeye cyane, kubera ko nabaramburiye akaboko barangije ntibazitaho, ndetse kandi abonagiriye neza ntago begeze bamenya kunyubaha. Ati uko niko nabo bagiye kunyura mu bihe bikomeye cyane kandi nta kizabibakiza. Ijwi rirarangurura riravuga ngo ubwo ngizo ni imbaraga z'uburakari bw'Uwiteka. Rivuga ubugira karindwi ati izo ni imbaraga n'uburakari bw'Uwiteka Imana. Imana ije guhana inkozi z'ibibi, Imana ije kuribata inkozi z'ibibi. Imana irambwira ngo genda ubitangaze, tibeshi bazakurwanya. Niko numvishe iryoshwe atari ko genda ubivuge, uwo gukiza nzamukiza kandi uwo kurengera nzamurengera, nuwemera guca bugufi nzamurokora, nuwemera guhindukira nzamuha agakiza kanjye. Ni Uwiteka Imana yambwiye. Ndangije mva mw'iryo yerekwa, nibwo navaga mw'iryo yerekwa ndangije usenga Imana. Nubu ndasoje ngiye gusenga Imana, ngiye gusenga Imana. Bashumba, Imana abahaye amaboko. Bavyeyi, niki Imana itabahaye? Aya mashami yarabariho abavuyeho kubera ko mwanze kwemerera Imana. Ari kwemera kumvira Imana arakira kurengerwa, kandi arabona gukora ku Imana ishobora byose. Amen. Ubwo azabahamagaye amazina yabo bose mu gitabo, ubwo azabahamagaye amazina yabo bose mu gitabo c'ubugingo, ziko nzumva izina ryanje nkitaba, azahamagara amazina, azahamagara amazina, nutumva iryawe uzarira. Ndagira ngo sengane nawe, nimwemera mukumvira muzarya kuziza zo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka n'inkoni y'Imana izabageraho. Wemeye kumvira, ukeneye gushyirwaho ikimenyetso, ukeneye gusiga ibyaha ugashyirwaho ikimenyetso, cyangwa ukeneye gukubitwa zino nkoni zidafite imbabazi. Nimba witeguye reka dusengane. Waduhamagara tukagufasha kwatura, waduhamagara tugasengana Imana. Wabohoka Imana yakubabarira, izo wakoze zose wabohoka Imana yakugirira ibambe, bya bindi wakoze wabohoka Imana yagutabara, bya bindi wakoze wakira Imana ikakurokora, kugira ngo zino nkoni nawe ntizikugereho, ahubwo ikimenyetso cy'Uwiteka kigere ku bana bawe, kigere ku muryango wawe, kigere ku rugo rwawe, kigere mu buzima bwawe. Urasabwa kugira ngo wemere guhindurwa n'imiburo y'Imana. Niko ijambo ryavuze mu Migani igice cya mbere 33, haravuga ngo ariko uwemera kumvira azaba amahoro masa, atikanga ikibi. Imana ibaha umugisha. Reka senge. Data mu izina rya Yesu Kristo, imirimo y'amaboko yawe irahebuje, uri data wa twese mwiza.
ndagushimiye ko ushoboje gutambutsa buno butumwa uhabwa icubahiro. Si ubwenge n'ubuhanga bwanza ahubwo ni wowe ubikoze. Wino wigaragariza umuntu wese uwumvishe buno butumwa, uwemera agaca bugufi umureba bikuye ku mutima umubabarire, umugirire ibambe abone gukora kwawe, umugirire ibambe abone ubuzima yongera abeho, kandi umukorotire umwumvire. Ndabibise reka mwuka wera wawe ashorere buno butumwa, imbaraga zawe zibushorere, ubutsinzi bwe bugote mwami buno butumwa bugera ahantu hose. Urakoze mwami kudushoboje muri zose. Hereza umugisha umukozi wawe umunyamakuru wahamagaye mu gihe gisa n'iki, ndetse kandi uhereza umugisha abantu bose mwami turi kumwe mwami mwa kino kiwanja, ure kubahereza umugisha, ineza yawe igere kuri bo. Urakoze mwami bugera impande zitandukanye bukiza abantu, muri zose ugaragaze gukomera. Ndagushimiye Kristo w'imbaraga ndetse wuzuye imbabazi nyinshi, kugiye gukiza abantu bawe. Mu izina ryawe ryera ndakubashye, amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Asante sana.